Tuguhaye ikaze mwene data udukurikirana kuri Duhumurizanye TV. Twishimiye kuguha ikaze kandi twishimira kubana nawe. Muri kumwe na mwene so Reverend Pasteur Ndorimana Edouard, umushumba w'itorero muri Harvest Christian Church Paroisse Bethlehem. Turagukunda cyane kandi twishimira kubana nawe. Tuguhaye ikaze mu materaniro yacu kuwa gatatu kuva saa 4 kugera saa 2 za nimugoroba. Tuguhaye ikaze kandi mu materaniro ku cyumweru guhera saa 6 kugera saa 10. Imana niguha umugisha. Wifuza kubahoka, wifuza gusengerwa, wifuza kandi kugirwa inama igihe icyo ari cyo cyose waba ukeneye umushumba, turahari ku bwanyu. Tuguhaye ikaze rero, ngwino tubane muri amasengesho mu mibyizi, ku masengesho ku cyumweru igihe cyose. Tuguhaye ikaze kandi turifuza ko wajya udukurikirana kuri iyi channel Duhumurizanye TV, ugakurikirana ibiganiro byacu, ugakurikirana amasengesho, ugakurikirana gahunda zacu z'itorero. Imana iguha umugisha kandi turifuza kukubona. Ibyo wifuza birahari kandi isengesho ryacu ni ingirakamaro kuri wowe kandi duhari ku bwanyu. Imana niguha umugisha, murakaza neza. Imana ibagire neza.